Bahaye ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV Show nk'ibisanzwe, ndabasuhuje mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi. Reka nizere ko mumeze neza mwese aho muri mu bigiye bitandukanye, ndabasuhuje kandi mbaha n'ikaze. Ndashimira buri wese wakoze subscribe ndetse ukandika na comment ukanasharinga ku biganiro tuba twakoze. Comment zanyu ni ingirakamaro kubera ko zifasha benshi mu buzima bwabo bwa buri munsi. Iyo twakoze ikiganiro ukagira inkunga cyangwa igitekerezo wandika muri comment kugira ngo ugire umuntu inama twaganirije mu buzima bwa buri munsi. Uyu munsi turi kumwe n'umumama, ariko n'umumama n'umubyeyi ubwa mbere twicaranye kuri kamera zacu, ntabwo mumuzi, ni mushyashya iwacu, ariko niyo mpamvu tugiye kuganira kugira ngo tubashe kumenya impamvu cyangwa se impamvu yaje, impamvu turi kumwe hano muri kano kanya. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Mumeze mutese? Ndashima Imana. Murakomeye? Yego. Murakeye, murasa neza? Asi. Kugira ngo tuganire, kugira ngo n'abantu bamenye impamvu turi kumwe muri kano kanya, nagira ngo ubanze ubibwira amazina naho waturutse, hanyuma tuganire naho byimbitse n'impamvu wampamagaye ukifuza ko turi buganire. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Mukabahizi Vicky. Mukabahizi Vicky. Nk'uko bivuze ndi umubyeyi. Nitwa Mama Teta mu bisanzwe. Mama Teta. Yego. Teta ni imfura? Yego. Hanyuma uturutse ejo bundi warampamagaye mbwira ko wifuza ko tuganira. Ubwo ndavuga nti nta kibazo, ariko numva umeze nk'umuntu ufite ikibazo gikomeye. Ndavuga nti ntacyo, reka nze tuzaganire kugira ngo tubashe kuba twakira abantu benshi bagiye batandukanye, kubera bitewe hari umuntu agira ikibazo ariko ukaba wumva utabyihana, ukeneye n'izindi nama, cyangwa se ari nk'umuntu uri gushaka wifuza ko twagushakira. Nagira ngo tubwire muri make nihe mpamvu yatumye umpamagara mbere tugashaka ko tuganira ku kibazo cyihutirwa. Murakoze. Ubundi nturuka mu ntara y'Amajyepfo. Yego. Gikongoro, ahahoze ari komine Mudasomwa. Niho abahazi barahumva. Abahazi barahumva, niho navukiye. Ni naho nize amashuri yanjye abanza, segonderi. Yego. Akomeza nyiga i Nyanza. Ni naho nashakiye n'umugabo. Niho washakiye umugabo. Yego. Icyatumye nguhamagara rero, umugabo twashakanye nahoze numva mu biganiro mukunda gukora kenshi, birimo ubujyanama, mufasha n'abantu ku bibazo bafite nk'ibyanjye. Yego cyane rwose. Umugabo twashakanye rero yaje kuntayo, asigaye dufitanye abana babiri mu cyariyo. Ambwira ko aje gupagasa i Kigali nk'ibisanzwe, nk'uko abandi bantu ba kera bajyaga i Bugande, bajyaga mbese mu ntara zitandukanye. Nanjye nsigara mu rugo nk'umugore uri kurera abana, ariko ni ukuvuga ngo umugabo mu mezi ya mbere akihagera yabashaka kunyoherereza rasiyo gake gake, ariko two kwifashisha mu rugo, ngahinga, ubundi naba mvuye mu murima ngakora utuntu two gucuruza utunyanya n'imboga. Uko iminsi igenda yicuma, ariko nagiye mbona umugabo yarahindutse. Yego. Za nshingano atakizikora. Inshingano atakizikora. Namuhamagara telefone ati ndaje ngo uhamagare mu kanya, ndacyari mu kazi, ngategereza, nakongera nkumva ayikuyeho, bigeze ubwo finali mubura burundu. Uramubura burundu, asigara kuri telefone. Se nabwo ntabwo wamubonaga? Kuri telefone naho yatangiye kujyanga kumwitaba. Ibyo byaterwaga n'iki se, kandi imbere mwaraganiraga neza, nyuma kuki byagiye bihinduka? Hashobora kuba hari impamvu wenda yabiteye. Mu by'ukuri ava mu rugo aho yansize, yaje nta kibazo dufitanye, dukundanye pe, dukundanye. Yari umugabo w'inyangamugayo, kuko nanjye mwemera kuza gupagasa, bizi ko ari inyangamugayo, ari ugushakisha ubuzima. Nanjye mwemera gusigara ndera abana. Ariko ikintu ntekereza cyo, amaze kugera mu mujyi, ntekereza ko ashobora kuba yarahabonye abandi bagore. Ni ukeka ariko siko kuko sindamwifatira pe, ntabwo uramubona. Sindamubona, n'ubu ndi kumushakisha. Ari nacyo cyanturukanye mu ntara. Naje ejo, hari umudamu twiganye, ubwo ni ukuvuga ngo niho nacumbitse, ariko ahantu yakodeshaga
hari umuntu uhazi yari yanyemereye ko ari bumfashe kuza kujya kazakujyanayo kuzanjyanayo. wenda tutarakomeza ibi bintu biradutse byo kuba umugabo n'umugore bumvikana wenda gushakisha ariko bikarangira umugabo avuze ati kanjye gushakisha muri Kigali ukagenda, ariko akenshi abagabo bakunze kugerayo ugasanga ntabwo bino bintu ari inkuru ya mbere twumvise, ugasanga bihindutse abagore babo, ugasanga nyine ageze i Kigali arasirimutse yabonye udufaranga agiye mu bandi. Ibyo bintu bikunze kubaho cyane, dukunze guhura nabyo. Ariko wenda nkawe buri umugabo ubuze uko mubanye, ubuze uko mwari mubanye mbere ataragenda, ubuzi uko ateye mbese ku buryo nk'iyo agiye agakora ibyo ushaka kuvuga uti hari akabazo se mbere twari dufitanye, cyangwa se yahinduwe nyine n'abo bagore bandi. Nkawe aho ubyibuka mukiri kumwe ajya kugenda, nta kantu k'akabazo mwari mufitanye, cyangwa se hari ukuntu umugabo ava mu rugo ariko n'ubundi hari ukuntu mutumvikanaga neza bigatuma agera handi akabona n'abo bakobwa n'iki, bigatuma agenda agiye, ariko yavuye mu rugo nta kibazo mufitanye, nta kantu ubona mbese katuma ahinduka muri ubwo buryo, cyangwa yagiye nta kibazo, cyangwa yagiye hari aho mutumvikana ku buryo byatuma bimuha kuraje yo kugira ngo ahinduke nyine akwange agute. Murakoze. Mu by'ukuri yavuye mu rugo nta kibazo dufitanye. Yavuye mu rugo, ubundi twashakanye ndi umunyeshuri, yanteye inda nyiri umunyeshuri, nari nkiga, ariko yemera kuntwara, arantwara tubyara umwana wa mbere, tubyara n'uwa kabiri, dukundanye pe, n'imiryango ibizi. Yakoraga mu ruganda rw'icyayi, ariko akazi kaza guhagarara, byindi bajya bagira byo kugabanya abakozi, akazi kaza guhagarara. Ubwo nibwo twicaye turaganira, tubona kuguma mu cyaro twembi nta muntu ukora bitazavamo. Tubiganiraho nta kibazo dufitanye, ndamwemerera, yewe ndanamwihanangiriza, ndamugani dore i Kigali ndabizi, i Kigali ni amahanga mugabo mwiza, umbabarire rwose, umuco uvanye hano uzawukomeze, nanjye nzakomeza nkorera abana, nzajya ngutegereza. Uko niko yavuye mu rugo twumvikanye. Ariko nk'uko nabibabwiye, uko iminsi yagiye yicuma, yagiye ahinduka ku buryo bugaragarira amaso yanjye pe, ku buryo ubibona nawe, ku buryo nanjye mbibona. Nta kandi kantu ko kabazo yaba yaravuye mu rugo mufitanye kaba karasembuye kuba yagera mu mujyi akahinduka gutyo? Nta na kamwe. Yagiye mubanye neza, nta tubanye neza, ku buryo nk'uko nabibabwiye yanyoherezaga n'iyo rasiyo ifasho, amafaranga akayohereza yo kugira ngo mbashe guhaha, akohereza amafaranga yo kugira ngo mbashe kongera kurangura twa tuboga nakubwiye na za nyanya. Ariko ku minsi yagiye yicuma, nanjye sinakubwira ngo byagenze gutya. Gusa amakuru mfite, hashize iminsi bambwira ko hari umukobwa ngo bahahuriye biganye i Kigali, umukobwa bahahuriye ngo wari uvuye muri Kenya, batangira ngo bakorana mu kazi yari yaragiye gukora. Uko iminsi igenda yicuma, ariko ushobora kuba atari n'umukobwa, kuko bambwiye ko ari umugore wari usanzwe, nawe yari afite umugabo, baratandukana, ariko umugore afite amafaranga. None ubwo yinjiye uwo mugore se? Niko mbitekereza. Ariko ni amakuru baguha, cyangwa hari ukundi kuntu bizi wowe? Kuko hari igihe abantu bakubwira amakuru bakeka, ngo dukeka, nta wamubonye. Kwaba ari ugukeka, cyangwa warakubwiye ko yamubonanye n'uwo muntu? Uwabimbwiye yambwiye ko rwose ari amakuru atariho ivumbi, yanabiboneye, bari kumwe n'uwo mudamu, akamwemerera ko bose babana. Byanzanye rero cyane, ubwo naje kugira gute guhinyuza ngo mbyimenyere, umenye neza niba ibyo cyangwa atari byo. Ukimara kumenya rero nk'umuntu ufite abana, nk'umuntu wohereje umugabo gushakisha, ukaza kumenya ko afite ukundi kuntu yigenza, akaba atakuvugisha, wabitekerejeho gute? Wabifashe gute? Wumvise ubaye ute? Murakoze, muraza kunyihanganira cyane iyo ngeze kuri iyi sije, nkurikije n'uburyo twari tubanye, uburyo nacikirije amashuri, naramukundaga pe. Yego. Ku buryo ugiye n'umunani wanjye nawufashe,
abavandimwe mvindimwe n'abana babiri b'abahungu, ku buryo n'umunani wanjye nemeye kuwufata genda wuzana ngo tuzawusangire, kuko numvaga nta wundi muryango ubwo ngiye kugira. Nk'uko mubimbajije rero, iyi si igezeho ko bikunda kungora kubyakira, gutekereza ikintu cyaba cyaramuhinduye. kwihangana ariko azaboneka. Ntabwo binyorohera gutekereza uburyo yaba yaratekereje gushaka undi mugore. Mu by'ukuri twashakanye turi bato pe, uburyo yansize mu cyaro yagera i Kigali agashaka undi bambwira ariko ko yabanje kujya mu Mutara. Aho hose mu Mutara gukora y'iki ubwo? Kuba ariho ajya gukorera ako kazi. Bishoboke ko ariho rero uwo mugore bakoranye bahuriye, akaza rero kuza nyine kugaruka i Kigali ariho bana. Ikibabaje cyane kinakabije, uwo mugore bambwira babana yari inshuti yanjye. Muraziranye? Turaziranye gusa simuheruka. Yansize mu cyaro, urumva niga. Urumva ubwo nawe n'uwahe ngaho iwanyu? Nawe n'uwahe iwacu. Aza kubona amahirwe ajya kwiga muri Kenya, dutandukana gutyo. Njyewe urumva nyine yaje gutwara iyo nda y'uwo mugabo, mpita nshaka amakuru y'uwo mukobwa. Sinongera kuyamenya. We yaheruka ari muri Kenya? Yaheruka ari muri Kenya. Nongeyeho kuyamenya bambwira ko ari usigaye abana n'umugabo wanjye. Kuri uyu munsi nyuma y'uko agiye wari ubayeho ute? Kurera abana ntabwo byoroshye mu cyaro, iyo udafite aho uhinga, iyo udafite munsi y'urugo burya biba bigoye. Nyuma y'aho agiye, kwita ku bana byari bimeze bite? Kubaho ubuzima bwakugendekeye gute? Murakoze. Kwita ku bana ni ikintu kigoye. Uburere twabyaranye abana b'abakobwa. Uburere noneho bw'umwana w'umukobwa ni ikintu kiba kigoye cyane. Kwakira uburyo nzajya mbitaho ndi jyenyine mfite n'icyo gikomere, kuko nyuma bwo yagize nubwo yanga kunyitaba deja, ambwira ko rwose atazagaruka. Yarabinyibwire ngo nziyakire, ngira ngo bampinduriye. Mwavuganye kuri telefone bakubwira ko yagiye nyine atazagaruka? We nyir'ubwite yarabinyibwiriye. Ariko bya bindi nyine ukunda umuntu sinabyemera nyine. Nanze kwemera, bivuga ngo ubwo naje nje guhinyuza ko uwabinyibwiriye ari byo. Nimero ze uracyabasha kumuhamagara akakwitaba? Nta kinyitaba, nimero yayikuyeho. Yikuyeho cyangwa yarakugorotse? Ubwo nagira ngo numve niba yaramburotse, niba yarayikuyeho. Niba twayigerageza tukajyaho ukaza kuza kuyima, nkaza kuyigerageza nkamuhamagara. Yego. Kuko urumva ntago nahita muhamagara mubwira ngo bimeze gutya. Urumva nashakaga kumva niba ugifite nimero yiwe. Yego. Nimba se waza kuyima njyewe nkaza kuyikompoza nkayicishamo nkumva, ubundi umuntu akaba yamenya n'ahantu ari, kuko urumva nta nimero y'uwo mugore dufite. Ariko uko biri kose rwose umutima wawe unuruhuke. Ni abantu benshi cyane bajya batugana kuri icyo kibazo, ariko tugakora natwe mu mbaraga zacu nkeya tukamusha. Uri umuntu ubura i Kigali ntago abura, nta muntu ubura ari mu gihugu. Nimba hari kandi mukamufitanya abana, nta muntu ntekereza ko akwiye wenda we yakwibagirwa wenda bitewe n'ikina guhura, ariko abana baba bagomba kugira uburenganzira ku babyeyi babo mu gihe bakibafite. Hanyuma ubuzima wari ubayemo, ibyo nari ndi kukubaza, mu cyaro bimeze bite? Mufite munsi y'urugo se? Hari ukuntu mama mu cyaro ariko mufite imirima, mufite aho muhinga, mufite muhingisha se? Mbese mwari mubayeho gute mu cyaro? Mu cyaro urumva nakomeje kurwana n'ubuzima, uturimo duke nka dukora two guhinga. Ntabwo uri kuvuga ngo ndahinga nkajya guhingira abandi bantu. Mbasha kujya mu mirima yacu twari dufite, hanyuma nava mu murima nkakora n'utwo tuntu two gucuruza izo nyanya, izo mboga, kugira ngo nshake amaramuko y'abana. Giteye agahinda rero na minerivare y'abana nayo yarayihagaritse.
ariko mu cyaro numva ngo ntabwo bishyura menshi nk'i Kigali. Ntabwo bishyura menshi ariko korera abana nawe babiri uri wenyine ni ikintu gikomeye. Ikibabaje kurushaho kindi cyiyongereyeho ni ukuvuga ngo icyo twita mu cyaro ni umunani. Umunani wanjye nayo narawumuhaye. Ubwo umunani warawufashe uwaka iwanyu cyangwa murawukoresha? Jewe nabibwiriye ko namaze gushaka umunani wanjye ngiye kuwusangira n'umugabo wanjye ndetse n'abana twabyaranye. Urumva twari dukundanye pe mu by'ukuri. Amafaranga ndayamuha, arambwira ati madamu sigara hano ndagiye, mu gihe ntarabona akazi nzareba uko mbigenza, ayo mafaranga sinzayahombya. Twari twemeranijwe ko tuzagura inzu i Kigali, ko twapanze ko twayigura Kimisagara. Urumva ko mwari mufite n'amafaranga kugura inzu muri Kigali? Yego. None se amafaranga yagiye? Twaranayiguze wumve ngo n'ibyangombwa ndabifite sinzi. Yanteye igikomere najya mbasha kwiga. Nose kuki mutayibamo? Yayigurishije ntabizi. Ni naho yatangiriye guhindukira. Inzu twarayiguze, arampamagara muri ya minsi yari akinkunda, akibasha kumvugisha, arambwira ati ya gahunda twapanze kugira ngo tugure inzu, kuko urumva twateganyaga kuza i Kigali. Narayiguze, uzaze urebe, kuko ndaza ndandika ndasinya, ibyangombwa birasohoka nsohokaho. Ariko nyuma maze gutangira kumubura atakinyitaba, nibwo naje, ubwo ninjiraga ku gipangu nasanze habamo abandi bantu, barambwira bataha ntabwo hakiri iwawe. Ubwo nyuma yo kumushaka ukamubura waje kureba ya nzu? Naje kureba ya nzu, nsangamo abantu bambwira ko inzu yagurishijwe. Aribo bayiguze? Aribo bayiguze. None se birashoboka ko umuntu agurisha inzu hari handitseho umugore ariko bijya bibaho amanyanga baba? Birashoboka ko nagiye no ku cyicaro cy'ubutaka hariya peyaje kubaza, ndabyibuka hari vendredi, barambwira bati vendredi ntabwo twabasha ntabwo tujya mu bintu by'ubutaka, wazagaruka rendi. Ariko ndabatakambira kugira ngo mbabwira ko nasize abana kandi bato, kandi muri Kigali nta hantu ho gucumbika nyine mfite, barandebera nabo banyibwira ko inzu yagurishijwe. Urumva ko yayigurishije agahita ajya gushakamo n'undi mugore muri ayo mafaranga? Ubu sindamenya niba ari we wahawe uwo mugore amafaranga cyangwa ari uwo mugore wayamuhaye. Urumva ko bayasangiye? None se urumva umugabo wagiye ayafite? Yagiye yamaze kugurisha inzu, nimba n'uwo mugore ayafite baragenda barahuza. Ahubwo ushobora kwibaza impamvu ni uko nyine tutari kumwe cyangwa tutahita tumubona nonaha, n'ikintu cyaba cyaramuteye. Nimero y'ejo twayicishijemo, nimero yaje akoresha ya MTN ntakikoresha, ariko uwo muntu wambwiye ko azi ahantu baba yabashije barasangira, yabashije kumpa nimero ze za Tigo. Iyindi nimero ari gukoresha uraza kuza kuyima nidusoza. Ni nk'ikihe kintu ushobora gukeka? Urumva ibintu byose yagukoreye ni ubugome, niko nabivuga, ariko wenda ku ruhare rwe igihe tuzamubonera wenda azatubwira impamvu. Ni nk'ikihe kintu ushobora kuba wakeka cyaba cyaratumye ashaka undi mugore utabizi, agushakiraho undi mugore, mbese akanagenda gutyo nk'umuntu ugiye mu kazi, ariko bikaza kurangira aciye izindi nzira? Ni nk'ikihe kintu waba ukeka cyaba cyaramuteye ibyo bintu? Murakoze. Ku bwanjye ikintu nakeka, njye nkeka ko ari irari abagabo bo muri iyi minsi bafite. Ryari ryahozeho n'abakera bararigiraga? N'abakera bararigiraga, ariko se none se umugabo yarinze ava mu rugo tudatongana? Izo ngeso mbi zo kujya mu bagore ntazo nari muziho, yewe nanjye ntazo yaranziho. Ino rero ngo hari abakobwa, i Kigali hari abakobwa. I Kigali hari abakobwa n'abadamu. Iyo umugabo aje rero akebaguza kaba kabaye ubwo wo mu cyaro nyine aba ari uwo mu cyaro. Uwo mu cyaro aba yabaye uwo mu cyaro. Nicyo nkeka ko yaba yarakurikiye uwo mugore, wenda niba ari ubwiza kundusha, niba ari ayo mafaranga, ndakeka ko ari kimwe muri ibyo. Gusa i Kigali amakuru angeraho cyangwa se tugeraho natwe abantu
tuba mu ntara, amakuru atugeraho atubwira ko abagore b'i Kigali n'abakobwa iyo umugabo aje akibaguzwa kaba kabaye aba yagiye. urumva i Kigali hari ibirangaza byinshi, hari abagore, hari abagabo. Iyo uje nyine udafite gahunda nyine ugenda muri ubwo buryo. Hanyuma kuri uyu munsi muramutse muhuye, cyangwa se igihe cyose tuzamubonera wenda mukabaganira, nk'ikihe kintu wumva ikibazo cya mbere wumva uzamubaza, cyangwa ijambo rya mbere wumva uzamubaza ukimubona? Murakoze. Ikintu cya mbere namubaza tugihura, ntekereza ko namubaza impamvu atakinkunda, akaba yarantanye n'abana twenyine, tukaba ubu tuvugana nsigaye nkodesha, kandi igihe naremeye kumuha umunani wanjye tuzawubanemo mu byiza no mu bibi. Ntekereza ko nahita mubaza ikintu cyamuteye gukora ibyo yankoze, kandi akambwira ikosa nyine yaba yarambonyeho ryatuma yarashatse undi mugore. Kuri uyu munsi nk'ubu aramutse agarutse, cyangwa se igihe tuzamubonera agusabye ko mwasubirana mukongera mugakundana, cyangwa se akagaruka mu rugo, wamwemera cyangwa ntiwamwemera? Nkurikije igikomere yanteye, ntabwo byanyorohera guhita amwemerera, kuko urumva abo bagore yirutsemo, muri make ntibyanyemerera guhita nongera kwemera ko twahita tubana. Kubera ko hari ukuntu umuntu atandukana n'undi, ariko wareba ubuzima ubayeho ukavuga uti n'ubundi mbayeho nabi, n'ubundi nta kundi, ntacyo ndya, umugabo wanjye nubwo yakoze iki ntabwo nareka kumubabarira. Ikibi wenda ingeso ni ugusubira ingeso. Kuri wowe muri kano kanya aje akavuga ati rwose umugore mwiza, byagenze uku, ndagarutse, amafaranga yarashize, inzu yaragurishije arashira, akakuza imbere agusaba imbabazi. Abagabo bakunda gusaba imbabazi, ngati rwose umbabarire twongere dusubire turere abana, wamusubiza ngo cyo? Wamuhigiye ukamubwira ati reka mbitekerezeho? Wambwira uti ndashaka gukunda tubane? Wakora iki? Urumva navukiye mu muryango urimo ababyeyi basenga, navutse ku mugore wa kabiri, ariko sinigeze mbona mama wanjye na papa wanjye. Mama wanjye niwe mugore muto, sinigeze nkunda kubona papa wanjye na mama wanjye bashwana, nubwo yari umugore wa kabiri. Nkeka ko mu bintu natojwe gutanga imbabazi birimo. Mbonye yarahindutse ku buryo bugaragara, nkabona koko yarahindutse, namubabarira, namwakira, namubabarira, kuko yewe ku bwanjye ndacyamukunda. Akubwiye ko atazasubira? Akubwiye ko atazasubira, namubabarira. Waba wizeye bingana iki ko akubwije ukuri? Hari ukuntu umuntu akuza imbere ku bw'ako kanya, ariko nyuma y'iminsi mike akongera agahinduka. Wakizera gute ko akubwije ukuri ibintu akubwiye, ko kwagukebaguza, kwakujya mu bagore ko nyine yabihagaritse? Murakoze. Icyo nicyo kibazo rero cyangora, kuko urumva umugabo ibyo byose sindamubona, ariko ubu yamaze kuraruka. Yari umurokore, ntiyanywaga inzoga. Ntabwo yazinywaga? Ntiyanywaga inzoga. Ubu wasanga atazinywa. Sindamenya rero ubu niba koko n'ubu atarazinywa. Mu bintu bijya birarura abantu n'inzoga nazo zirimo, inzoga zibigiramo uhita uruhare. mbyakira neza ko atakongera. Ubwo nyine nawe urumva byansaba kwitonda. Ibyo bintu byose byabaye, uko kubana, uko yagutaye, umuryango wawe cyangwa uwe wabifashe gute? Umuryango wanjye byarawubabaje, kuko akintera inda bashatse kunkurayo ndabangira mu rugo, bambujije, banze ko tubana, ndanga. Bagira ngo ntimubane? Yego, bagira ngo ntitubane, ndabangira, mbabwira ko mukunda kandi atazampemukira, mbizi neza. Nibwo babonye nta kundi babigenza, barandeka nyine ndamusanga. Ku ruhare rero rw'umuryango wiwe, baramukazi banjye bamwe turavugana, ariko
gutandukana kwanyu se babivugaho iki? Hari uruhare, hari aho babogamiye cyangwa se hari uwabikuganirije w'iwabo, ubona mbese babyakiriye bate? nabo byarabayobeye bambwira ko ikintu cyamuhinduye batakizi. Mu by'ukuri ukuntu bari bamuzi, uburyo yitondaga, uburyo yari umugabo utajya mu nzoga, yari umugabo udakunda kujya mu bagore, nabo ubona byarabayobeye ntabwo baramenya. Iyo banganiza bambwira ko bataramenya ikintu cyaba cyaratumye ahinduka, kuko no mu rugo iwabo ntabasura. Yego, Iyo naho mbajije nabo bambwira ntarasubirayo. ko naho atarasubirayo. Turimo abantu badukurikiye, ni ukuri ibibazo biba ku isi habaho ibibazo byinshi, mu ngo habaho ibibazo byinshi. Impamvu umuntu aba ateye intambwe akavuga ati reka njye kuganiriza abantu, ntabwo ari ugushyira ubuzima bwe hanze, ahubwo ni ukugira ngo abashe kwakira cya gikomere afite, kubera ko hari undi wahuye nacyo, hari undi wabiciyemo, hari undi wanyuze muri izo nzira. Rero iyo ubibonye nka gutya ukareba ikiganiro, wandika komenti niba we byarakubayeho, inama wamugira cyangwa se icyo yakora, cyangwa se mbese nawe ukwishyira umwanya we, ari wowe wakora iki. Rero niyo mpamvu turi kumwe, wowe udukurikiye jya muri komenti ugire uno mumama inama, ugire icyo umubwira, uko yabigenza, icyo yakora, mbese uburyo yabigenza kugira ngo abashe kubana n'icyo gikomere. Turi kugana ku musozo, nagira ngo ugire ikintu ubwira umugabo wawe aho ari hose. Ntabwo nzi aho ari, ariko niba afite smartphone cyangwa ajya akurikirana ibiganiro byacu ntabwo mbizi, ariko aramutse abonye iki kiganiro, gira ijambo wamubwira cyangwa ikibazo wumva wamubaza. Ikintu namubaza mu by'ukuri, urumva sindabihagararaho ngo menye niba kuko ari hano muri Kigali. Umuntu bashobora kuba banampamagaye atari nahari. Aramutse abashije kunyumva, icyo namubwira ni uko mukunda, n'abana mubwira ko bamukumbuye, ndacyamukunda. Urakoze cyane, kandi nkubwira yuko muri abo turi kumwe hano bigiye kurangira kugira ngo tubashe kugera ku musozo, kandi azaboneka, kandi uzongera useke, uzongera wishime. Niba ari muri Kigali ntabwo azabura. Nyuma y'ikiganiro amanimero ze ndaza kugerageza kuyihamagara, ubwo ningira icyo nzamenya nzakuvugisha. Reka dusoreze hano, mu kiganiro cy'ubutaha.